neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubarinda. Ngiye kubakorera umuceri umeze neza. Mwabibonye izi nyama ntabwo zimeze nyine nka kumwe umuntu akata inyama bisanzwe ngo zibe nyine ari nini nk'ibisanzwe. Wishere genda kurya, ndaje nguteruze sibyo? Mugende gufata inyoni, ntabwo nshaka gutinda mu magambo. Ni inyama ntabwo ziseye, ntabwo zikase nka kumwe bisanzwe nyine zikata mu rugo. Ni inyama nafashe ari nini, ndaziteka ndazihisha cyane cyane. Noneho izo nyama rero haryo si bigaragara fresh. Izi nyama kuzivanga n'umuceri ukazirisha nka voka biraryoha cyane cyane. Rero uyu munsi nifuje kubasangiza bimwe mu birungo ndi bushyiremo nabyo bikeya. Ndakoresha igitunguru na puwavuro. Papa wagiye gusakuriza hanze, mugende. Aha, ngiye gushyiramo tungurusumu, afunge hano. Ni iki mushaka gukubita urugi? Tungurusumu murabizi ni nziza, zivura inzoka, ntizikabure mu biryo. Inyoni fata Mikaeli, inyoni oya iragufata wowe. Umwana uri kugenda yambaye ibirenge ninde? Kwambara inkweto vuba. Ubwo twamaze gushyiramo puwavuro n'igitunguru na tungurusumu. Izi nyama ubishatse ushobora no kuziteka gutya, ugashyiramo ibirungo byose ukazirisha ubugari, ziraryoha. Hari abantu inyama ziseye zitera iseseme, bakaba bizi ko baziseye nyine, hari ukuntu ziba zimeze mu kanwa, akumva ntabwo bigenda neza nyine, bimutera ikintu. Rero uramutse ushaka kugerageza izindi zidaseye nk'izi ngizi wabikora, ziba ziryoshye, ziba zimeze nyine nk'inyama zisanzwe. Wazihisha cyane warangiza ukaziteka gutya, kandi uranazireka zigafata irangi nyine, kuko n'izi ngizi mwabibonye ko zafashe irangi. Urazireka zigafata irangi bisanzwe, ubundi ugashyiramo ibirungo. Iyo ubishatse uzirisha amakaroni, ushobora no kuyasukamo hano umwanya wo gusukamo umuceri, biba bimeze neza cyane. Twagiye rero, ngiye gushyiramo black pepper, ndashyiramo gake gashoboka, kuko uyu muceri abantu bari buwuryeho ntabwo bose barya urusenda. Impamvu nari mfite amavuta hano kandi nabanje kuzifatisha irangi ni uko zinywa amavuta cyane. Ni byiza ko ukoresha utuvuta duke duke kugira ngo utaza kwisanga bateka ibiryo birimo ibiryo birimo amavuta menshi. Mbere rero naje gusanga icyiza cyabyo ari icyo, nawe ubikoze nibyo byaba byiza kurushaho. Uziteka ukoresha amavuta make make. Hano mfite pilau masala ebyiri ariko zose ni zimwe. Impamvu zifite ari ebyiri ni uko imwe yari nkeya, mpita ngura indi kugira ngo itaza kumbana ibiryo byanjye ntibimere neza nk'uko mbyifuza. Hari umunsi byambayeho ndi buwuteke, noneho pilau masala imbana nkeya,
kubw'amahirwe mfite umubyeyi ufite alimantasiyo duturanye, iyo mubwiye ngo nyoherereze ikintu byihuse ahita abinkorera, yahise anabara, nari mfite kandi n'abashyitsi, ukuntu nari busebe byaganje. Ngiye gushyiramo pilawu masala, upima ku gafuniko, ku ni akambere, kabiri, gatatu, yari kuba nkeya, ubwo nshyiramo dutanu, udufuniko dutanu mu gikombe kimwe n'igice, tune, dutanu. Ubwo igikombe kimwe n'igice ni ukuvuga ni nusu irengaho utuntu duke, ubwo ni ukuvuga ni nk'inusu n'irobo, niko umuntu yabibara. Inusu n'irobo rero ngewe nkoreshamo udufuniko dutanu twa pilawu masala. Izi nyama nakoresheje ni nk'inusu nazo. Aha, nyuma y'aha rero noneho ndagenda nkoresha amazi make make, ntabwo amavuta agikenewe. Ubwo ikindi nari nibagiwe kubabwira, ngiye gukoresha magi, ariko magi ntabwo ari nziza, nta nubwo magi ari ibintu nanjye nkunda gukoresha cyane, nzikoresha gake gashoboka, ariko ikintu nakubwira ni uko muri uyu muceri iyo zitarimo uba wumva nta kigenda, ziba zimeze neza iyo zirimo. Ikindi abantu benshi, hari abantu batazi ko magi ikora nk'umunyu, uruhande rumwe ikora nk'umunyu, rero biba byiza iyo iri buyiteke mu biryo kubanza ukayishyiramo ukumva ko uwo munyu uhagije, kugira ngo ibiryo bitaza kurangira bijemo umunyu mwinshi ukayoberwa icyabiteye, kandi umunyu we watetse wari mukeya, wari usanzwe ungana n'uwenda n'uwuteka no muri iyo nkono, ntumenye ko byatewe na magi. Ushaka iki? Nana, muze mutware intebe. Ndongeramo utundi tuzi dukeya, amazi makeya ngo utuze. Biri guhumura neza cyane. Ngiye gushyiramo soya sosi. Ushyiramo nkeya, ntabwo aba ari ngombwa gushyiramo nyinshi rwose. Gake. Iyo ushyizemo byinshi iragenda ikaba umukara, ibisa umukara ubwayo, ibiryo rero byanagenda bikaba umukara tsirira. Nana, bite? Igiye gukurikiraho hano rero tugiye gushyiramo umuceri. Umaze gushyiramo umuceri, murabona ukuntu biba bisa neza. Ku bantu bakunda ibiryo bitarimo ibintu by'ibisosi, uyu muceri wawuteka ugakora avoka ku ruhande, cyangwa indi salade iyo ari yo yose ukunda, ubundi ukaryoherwa. Abantu muzabigerageza mukumva ntarababeshya muzambwire. Urabona bidasa neza nubwo bitarashya. Hano rero sindashyiramo umunyu, ubu ikintu ngiye gukora
ni ukubanza gushyiramo amazi nkumva umunyu urimo ukuntu ungana, nkaza kumenya uwo ndi bushyiremo ngo bimeze bitewe n'uko nashyizemo amagi. Ikindi kintu cyiza ni ushaka kumenya ukuntu umuceri wawe ushaka ko ushya neza nyine utagutwara umwanya munini, niba watetse ibikombe 2 by'umuceri ujye ushyiramo ibintu by'amazi. Nushaka ujye ubishyiramo icyarimwe rwose urashya utiriwe uza kureba buri mwanya ngo ukongeramo amazi utanatetenya. Nanjye hano nari napimye impamvu nyamariye ko tugiye kurinda irushye, turaza gusubira mu kanya. Ninde? Umuceri rero uri kumuka, urebe ukuntu usa. Umuceri umeze neza urimo inyama, hari ubundi urebye uyu muceri ni uw'abantu bakunda inyama cyane, kuko uburyo buri kintu cyose, buri pafu yose agiye kurya iza iriho inyama. Mu kanya ndawarura ngeho gakeya mbabwire ukuntu bimeze. Nubwo mfite ibibazo ubu ntabwo ndimo kurya neza, abantu muri kundeba nambaye parezi ndi zo hasi, ibibazo nari mfite mu menyo byari bitarakemuka, biba ngombwa ko nambara izindi pareye hasi. Nari nzambaye hejuru zimaranye imbere nk'amezi angahe, biba ngombwa ko no hasi bazishyiramo kugira ngo ikibazo gihari gikosoke nyine byiteka pana by'ibice bice. Nagiye nzambara nabi simbonane na muganga uko bikwiriye, bituma nzitindana. Rero ubu uyu mwaka n'uwanjye wo kwishyira ku murongo no gukora ibintu bimeze neza biri kuri gahunda kuri njyewe ndetse no ku banjye no kuri mwebwe. Ubu niyo mpamvu rwose ibintu nabikosoye. Buriya ndi umuntu ugira ikibazo cy'amaso bikaze, ariko nari maze hafi nk'umwaka murumva nzajya kwivuza, sinjyeyo akandya nkagira ibibazo by'amaso nkahera muri izo, ariko ubu ngubu bwa menyo byavuyeho hagiye gukurikiraho amaso, ibintu byose bijya ku murongo. Umwaka wo kwikunda cyane, kuko nimba hari ikintu nari narasabye Imana nuko uyu mwaka nagombaga kuwugeramo. Hari ibyo umuntu asaba Imana biba biri hagati yawe nayo, ariko hakaba n'ibindi nyine wakiganiririza abantu bidafite ikintu bitwaye. Hari harimo rero no kugabanya ibiro. Simbabeshye, abantu munkurikira kuri YouTube, munareba kuri Instagram, sigaye mubona ko ngerageza gupostinga. Njyewe iyo mbyibushye ntabwo njya nifotoza, ntabwo nyine navuga ngo ntabwo mba nikunze cyane, ariko iyo nananutse nyine ndikunda cyane, nifotoza nkabona ni byiza. Kandi sindi umuntu ukunda ifoto mu buzima busanzwe, ariko rwose iyo nananutse ibyo bintu mbyitaho cyane. Izi voka rero ndi gukora ni izo kurisha uyu muceri. Nk'abantu mwe umuceri ndawukunda, ariko ikintu kinteye agahinda gikomeye cyane ni ukuntu ari buwurye. Pareye nshyashya zirababaza. Rero hari ukuntu nyine uba wumva amenyo akomeye cyane, kubera ukuntu baba bayashyizeho nyine
ibindi bintu wenda bitari biriho kandi ikindi bikanyaze, rero urumva ntabwo byabura, ntabwo wabura kumvamo akantu. Ntabwo ibintu binsaba guhekenya kandi bikomeye ndi kubirya muri iyi minsi. Kuri uyu munsi ni uwa gatatu, nari narwaye n'umutwe kubera kunanirwa, kutarya. Nagiye kwa muganga mvuye muri siporo ntariye, ndagenda nywa amata. Inzara ni mbi. Imana ijye igaburira abashonje ni ukuri. Urakanga kurya ubifite ariko apana utabifite. Uyu muceri urahumura. Ndabasabye abantu mukunda umuceri muzawugerageze, apana guhora urya umuceri umwe, umuceri w'umweru, umuceri w'umweru. Oya, nivoka ukuntu isa, niba ari nako iryoshye sinzi. Hari amoko menshi y'imiceri umuntu ashobora guteka bitamutwaye ibintu byinshi, bitamutwaye amafaranga menshi, bidatwaye umwanya ngo urateka ngo uze ngo kugira gutya, ngo wongere ngo ugire gutya, nyine ku buryo urambirwa. Imiceri nzi mu mutwe wanjye yoroshye, idasaba ibintu byinshi n'umwanya munini. Nzagerageza kuyibasangiza. Uwa mbere mwawubonye. Izi nyama nashyizemo ushobora kuziteka ukazishyira muri firigo ubaye uyifite, zikaba zirimo ukajya uzikoresha nyine ariho uzikuye, bidasabye ko ufata umwanya wo kuzitogosa ngo urindire ko zishya cyane, nyine ngo bifate ibintu byinshi, kuko nanjye niko mbigenza. Guteka ni byiza, biravuna, bitwara umwanya. Noneho bitwara umwanya nibyo nari ngiye kuvuga, ariko biba byiza noneho iyo utarimo urakora ibintu nawe nyine biguteye ubunebwe, ngo uvuge ngo ngo ibi se ngo nzabirangiza ryari, ngo ibi nabyo ngo nyine ngo wumve uri kubyinubira. Niyo mpamvu njyewe ntabwo njya nkunda ibintu byinshi mu buzima, ibintu bigoye, ibintu byo kugora ubuzima. Reka ibitugora biba bigomba kwizana, apana ntabwo tugomba kubyizanira. Nta mpamvu. Ubu rero kuri voka ndasoje, twumva voka ikomeye ukuntu nkaho ari mbi. Kuri voka ndasoje, ngiye kureba ko umuceri wahiye, ubundi twarure dusoze dukomeze. Uyu munsi ni ku cyumweru. Ubundi muri make nibinkundira nzajya mbasangiza ukuntu umunsi wanjye uba uteye, wenda nko muri weekend, ariko imibyiziho ntabwo nabishobora, haba harimo ibintu byinshi ku buryo bitankundira nyine kuba ndi kumwe na kamera igihe cyose. Muri weekend, muri bimwe rero bigize weekend yanjye, n'ibi birimo guteka, guhereza abana umwanya tugakinaho iminota mikeya, utuntu nk'utwo nabyo nibinkundira bizaba part 2 y'uyu muceri. Umuceri wahiye, ubu ikigiye gukurikiraho ni ukuwarura. Arihiye, umuntu warura gutya umuceri akabona bivuyemo bishwanyagurika cyangwa
ntunavuyemo nk'uko yabyishakaga, awushyize gutya mu gasorori. Ushobora gufata amavuta aya ngaya y'ubuto yo guteka ugasigamo makeya mu gasorori uri bukoreshe, warangiza ugashyiramo umuceri, uvamo neza. Kuko hari igihe uba wawutetse ugatetema ukamera nabi, ntuvemo. Wakore uyu muceri uryoshye. Ntabwo ngiye narenza aha ngaha. Guhekenya ni intambara, kandi ntabwo nakwemera kubabazwa n'ibiryo. Kubabazwa n'ibiryo mvuga ni gute? Nyine kuba naba ndi kurya ndi kubabara cyane, kuko nyine uko uhekenya uburibwe buriyongera. Ariko uyu muceri umeze neza, nkwibutsa ibintu nakoresheje, uzabikoreshe, nibishoboka uzakoresha ibipimo nakoresheje. Mu muceri w'inusu n'irobo uko navuga, ntabwo ngira umunzani. Umuceri ni igikombe nkoresha, ariko mba mbona ari inusu n'irobo. Shyiramo udufuniko 5 twa pilawu masala. Soya isosi nkoresha akayiko gatoya. Tungurusumu ni agace k'akayiko. Magi nashyizemo 4. Inyama ni inusu, zitogosheje cyane zigashya cyane, apana inyama ziseye. Ntabwo ari inyama ziseye, ni inyama zisanzwe zahiye cyane. Muri kubibona, buri muceri wose ahantu uri uba uri kumwe n'inyama. Ku muntu rero ukunda inyama cyane cyane, uyu muceri ni we wiwe pe. Yawurya agakoresha na salade iyo ari yo yose. Njyewe nuko nkunda avoka kubera regime nyine, ntabwo nkunda ibindi bintu. Kubera ko hari igihe usanga biri buryohe ari uko washyizemo mayoneze, ari uko washyizemo ibiki. Kandi iyo umuntu nyine ari kuri regime ni uko nguko. Rero byatumye twisanga hafi ya twese mu rugo dukunda kurya avoka cyane. Ni ibyo ngibyo rero uyu munsi nari nabateguriye. Mu kanya ngiye gukora kandi kantu n'abana gatoya, kuko nsanze bataragira ibitotsi, nako nkabasangize mu bigize umunsi wanjye wo ku cyumweru. Bihoraho bimeze nk'aho bisa. Harimo umwanya mutoya nshobora kumarana n'abana, hari utwo ndi kubakorera muri buze kubona tugakinaho, harimo gutekera umutware wanjye ndetse n'abantu bose tubana mu rugo muri rusange. Rero mwakoze kunkurikira, nifuje kubasangiza uyu muceri kubera ko nzi ko hari abantu bakunda umuceri utari uw'umweru, uri mu tundi tuntu, kuko nawumenye nkasanga ari umuceri uryoha. Ni nayo mpamvu nifuje kubibasangiza. Guteka ni ukuvumbura, guteka ni byiza. Njyewe ndabizi ko nkurikirwa n'abamama n'abakobwa benshi cyane. Niyo mpamvu ikintu nzi ku mudamu yamenya kikamunezeza cyangwa kikanezeza uwo babana, nta kabuza ntakibasangiza. Nzi neza kuko nanjye mfite abadamu ndeba n'abakobwa bafite za YouTube.
umuntu areberaho ibindi bintu ushobora gukora nawe bikaba byiza, nubwo duhanga udushya. Simbarambire rero, mwakoze kunkurikira, ndabakunda.